Mwiriwe, nongeye kubasuhuza mbifuriza amahoro n'imigisha. Nk'uko bisanzwe rero, uyu munsi ngiye kukubwira ibintu byagufasha kumenya niba uwo mukundana agukunda koko. Wibuke gukora subscribe kugira ngo ujye ubona n'izindi nkuru zose dukora. Ibintu byagufasha kumenya niba uwo mukundana agukunda koko: icya mbere, umuntu ugukunda iyo muri kumwe ubona umutima we wose uri aho muri. Ibi bivuze ko umuntu ugukunda iyo muri kumwe muganira ntushobora kubona aho ugiye mu bindi. Hari ukuntu iyo abantu babiri baganira usanga umwe ahugiye nko kuri WhatsApp, noneho mugenzi we yamubwira nk'ikintu ntacyumve neza, hashira nk'umunota ukumva aravuze ati harya uvuze ngo iki? Ukabona ko mu by'ukuri ahari ariko adahari. Umuntu ugukunda rero, igihe muganira uzabona yaguhaye umwanya, agutega amatwi, mbese nawe ubone ko ahari koko wese. Icya kabiri, umuntu ugukunda ahora ashaka kumenya amakuru yawe. Umuntu ugukunda bitewe n'uko uhora mu bitekerezo bye, aguhoza ku mutima, ntashobora kumara umunsi wose ataguhamagaye cyangwa byibuze ngo yohereze akamesaje. Bijya bibaho ko umuntu ashobora kumara umunsi nta mayinite afite, ariko ku muntu ugukunda nubwo umunsi washira, uwa kabiri ntuzashira, ari nabwo ujya kubona ukabona aguhamagaje indi nimero itari iye, yatiye amayinite. Gutira twese turabizi biravuna, ariko ariyemeza agatira bikamuvuna kugira ngo akuvugishe. Uyu muntu aba agukunda pe. Icya gatatu, umuntu ugukunda aterwa ishema no kukuratira abandi. Umuntu mukundana nimugera mu bandi ukumva ntabwo ashishikajwe no kubabwira icyo uri cyo mu buzima bwe, uzamenye ko atakwiyumvamo ku rwego ushaka. Umuntu ugukunda mu by'ukuri iyo muri mu bandi ababwira ko uri inshuti ye, ariko aha nabwo ni igihe urukundo rwanyu ruba rukiri mu ntangiriro, kuko iyo rwageze kure, iyo kwiyumvamo cyane, ababwira ko uri sheri we. Inshuti ni nyinshi ariko sheri ni umwe. Aha bivuze ko uwo mukundana nagupresenta mu bandi ukumva aravuze ati uyu ni inshuti yanjye, uzamenye ko ugifite byinshi byo gukora, kuko hejuru y'inshuti hariho sheri. Ariko umukundana nagupresenta mu bandi ukumva aravuze ati uyu ni sheri wanjye, uzitera icyara kuko azaba agukunda bya nyabyo. Icya kane tudatinze, umuntu ugukunda akubitsa amabanga ye cyangwa se akubwira ibye byose. Umuntu ugukunda uba wumva ashaka kukubwira ibyamubayeho byose, ari ibyiza byamushimishije ndetse n'ibibi byamubabaje. Muri rusange, muri kamere ya muntu, umuntu ntaba ashaka kwerekana cyangwa kugaragaza ibyamubayeho, cyane cyane ibyamubabaje. Ariko umuntu ugukunda azakubwira ibyamubabaje, mbese ameze nk'aho akubwira ati njye nanga kubabara, nawe ntuzambabaze. Muri make, abagukunda yifuza no kubana nawe by'iteka, ariko agasa n'ukubwiriye mu marenga ati ntuzambabaze nk'ibyambabaje. Icya gatanu rero ari nacyo cya nyuma, umuntu ugukunda
akwinjiza mu mishinga ye. Hano ndatanga urugero, umuntu ugukunda mu mvugo ye ntabwo azavuga ngo nimara gushaka umugore cyangwa se nimara gushaka umugabo, ahubwo uzumva mu mvugo ye avuga ati nitumara kubana, cyangwa se ati nitumara gushinga urugo tuzakora ibi n'ibi. Muri make ntabwo aba akivuga wenyine, ahubwo iyo avuga, mu byo avuga byose wumva agushyiramo, mbese agufata nk'aho yamaze kukwiha wese, ukumva mbese ibyo avuga byose akwinjizamo, akivuga muri kumwe, nk'aho mwamaze kuba umwe. Uyu muntu aba agukunda koko. Reka dusubikire aha, tuzongere ubutaha. Wibuke gukora subscribe kandi no kukazogera kugira ngo inkuru zose dukoze ujye uhita uzibona. Urakoze, urakarama.